Agnes aributswa kwita ku micungire y'imyanda iva muri saro ye. Hagati aho kwa Karemera mu Maganya byabagendekeye bite? N'urunana. Ariko ko Karemera waretse tukabanza tukareba aho byerekeza koko. Ibikize iby'ubu burwayi urumva nakwirukira mu baganga ntazi ibyo ari byo koko. Ndabanza mvugane na nyogokuru. Nyogokuru wese yize kuvura? Nyine ni umuntu mukuru nizera kandi hari ubumenyi afite abandi badafite. Nukorera ugabanya amaganya y'uburwayi bwawe kuko rwose n'ubu udashaka kujya kwivuza. Aha ngo ngabanya amaganya Kareme agaho kari ku wundi koko. Urataka natekereza ibibazo by'amafaranga mfite byenda kunsaza nkumva urambanga mvanze mu mutwe nuri. Sinzongera gutaka nzajya nihangana Kareme. Ubu ndatekereza aho nakura byibura n'amake yo gukinga mu maso gafotozi wantwariye telefone bikanshobera neza neza. Aha kuriya musore sagira amahanera uzi ko iyo bimushobokera n'inzu ari kwiterura akayijyana. Hana nimero y'umuntu n'umwe mfite nibura ngo ndagira n'uwo mpamagara muguze zose yazijyanye muri telefone. Ariko ziko nibutse uburyo nakwikiza uriya muhungu we akansubiza telefone yanjye. Mbwira rero Honori Karame nguriza aya mafaranga twari twavuze ngo bike tuzayatangiza umushinga uciritse w'ubucuruzi. Yanguriza yanguriza ibibazo nibiva mu nzira tuzongera dushake andi ubone gutangira kugira icyo ukora. Ubu ngiye nyine ndi umuntu wo gushakiraho amafaranga Kareme. Ni amafaranga twabitse twavuganye ko nta mpamvu n'imwe izatuma twayakoraho. Ariko ubwo dusumirijwe nta kindi twakora. Ariko ubwo ibibazo nahuye nabyo ngeze iwacu urabizi Kareme akantu kose ninjye babazaga amafaranga bakayansaba. Oya Honori ntubimbwire rwose. Ntumbwire ko watinyutse ukayakoresha rwose mu bukwe. Ntumbwire ko yakoresheje ugatinyuka ukayakoresha utabimbwiye. Urumva ngiye nari kubigenza ntego Kareme. Urumva uko mu rugo hari kujya hakenerwa ikintu yo kugira ngo uhamagare. Honori rekera unyongereye ibibazo gusa nta n'ikindi Honori. Ubu se nderekeza hehe koko? Ko no ku kazi numva nashobora rwose no kujyayo hatagira rwose wansanga akaza no kuhanyishuriza. Abaza ahangaha rero ubabwire ko narembye ko nagiye kwivuza ku kigo nderabuzima. Ahubwo se inzu washakaga warayibonye Reya? Ariko se abantu bose bari bamenye ko ashaka kwimuka cyane rwose. Kandi ngewe nari no kuyikurangira rwose ku buntu. Ubuntu nabwo burya buriturwa mugi. Gusa nyine cyatumaga ashaka kwimuka kwa Tanazi cyarakemutse. Bivuze ko ari ugicumbitse rero. Twari twagiranye ikibazo cy'umusarani bakoresha nabi ntibawukorera isuku. Ariko ubu rwose baragikemuye. Gisa n'aho cyakemutse nubwo kitarakemuka neza cyane. Kuko rwose bari abantu ntibaha agaciro umusarani pe. Urebye urugo rwabo rwubatse neza, inzu zirimo zubatse neza, zifite inzugi nziza, zirimo na sima ye. Ariko wareba umusarani bakoresha ubu ngubu ntiwakwemera ko ari bo bawujyamo rwose. Ibyo nanjye bijya bintangaza rwose pe. Umuntu akubaka inzu nziza wajya kumutira umusarani ugasanga wafite ni hafi ya ntawe. Naragikemuye rero ubujuje ibyangombwa bafite ubu n'uwanjye ndawusukura nkawukinga. Ariko n'ubundi sinzi niba rwose nzahatinda. Uragira uti ibibazo nari mfite barabikemuye ukongera uti n'ubundi ntuzahatinda. Hari igihe nyine ntekereza ko ruriya rugo rurimo ibibazo. Ese ibibazo bimeze bite? Maze iminsi ndyama sinsinzire neza. Bityo rero ngatekereza ko ruriya rugo rurimo imyuka mibi impeza hasi mugi. Kuki utekereza nabi koko Reya? Uzi ko mu bitekerezo nk'ibyo bibi ariho Satani yuririra akakumara mu kwizera ukabaho Imana utayigirira icyizere. None se ubwo nuko ntizera Imana koko mugi? Uyizera ntiwatekereza ko hari ikintu na kimwe cyabasha kugutsikamira. Icyo ugomba gukora nk'umuntu ni ugushyira Imana imbere muri byose. Ugasenga ukanayizera mu byo ukora byose. None se uko umuntu agerageza ibintu byose ariko ntabone ibisubizo koko? Ibisubizo si wowe ubihatiriza Reya. Ukora ibyo ugomba gukora mu gihe gikwiye Imana nayo ikagusubiza. Ibuka abantu benshi muri Bibiliya bahuye n'ibibazo bakikomeza ku Mana nka Yobu n'abandi. None se nidukora akazi kacu ukwezi kwashira tugahembwa? Kiranuka mu byo ukora byose usenge wizera ibisubizo bizaza. Umvise Reya? Ndakumva rwose. Ikoreza Uwiteka urugendo rwawe kandi wirinde guta icyizere ibisubizo byawe bizazira igihe.
kuko ntiwakwihutisha isaha urumva neza icyangombwa ni ugukora ibyo ugomba gukora kandi neza. ni ukuri urakoze cyane kuri izo nama mugi. ni ukuri urakoze kuko ungaruriye icyizere kandi nzagerageza kugendera kuri aya magambo tuvuganye. Kwizera bijyanye no gusenga Reya. Ujya usenga se? noneho se kandi wasimbuye nose yata ku bujyanama bw'ubuzima Rufo? Oya da, nose yatakora akazi ke k'ubujyanama bw'ubuzima nanjye ngakora kanjye nka mudugudu. Kandi koko mudugudu nawe agomba guharanira ko abaturage be bagira ubuzima bwiza di cyane rwose. Kandi kubungabunga ibidukikije biri mu bifasha umuntu kugera ku buzima bwiza. Ibyo nibyo rwose. Kugira ngo ibyo bigerweho rero isuku n'isukura biza ku mwanya wa mbere. Isuku ko tuyigerageza Rufo? Yego muragerageza ariko ntitwagira ku isuku neza tutavanguye imyanda ibora n'itabora cyangwa ihumanya n'idahumanya. Yego ndakumva cyane rwose Rufo. Ese Anye Karame, hariya kuri salon de coiffure yawe urabizi ko mukoresha ibikoresho byinshi bitandukanye? Ndabizi rwose mu myanda iva muri salon de coiffure iyo ngiyo nayo irimo, ihumanya irimo, ari itabora irimo, yewe nibora irimo. Byongeye kandi mukoresha n'amazi menshi. Yego rwose kuko abakiriya bacu tubamesera mu mutwe tukanamesa bimwe mu bikoresho tuba twifashishije mu isuku nka eswima n'ibindi. Yaba mu rugo rero yaba kuri salon mugomba kugira ahantu hatandukanye ho kumena iyo myanda. Ariko abakozi banjye ibyo bintu nabibabwiye kuva kera Rufo. Nanabaguriye ibikoresho bitandukanye byo gushyiramo iyo myanda rwose. Ariko ntugenzura ko ibyo basabwa gukora ari byo bakora? Yewe nkubwiye ngo ndabigenzura naba nkubeshye pe. Ugomba kubigenzura nyesi kuko ni kenshi usanga abahakora cyangwa abakira bavanze ibora n'itabora. Ariko Rufo ndakumva ubwo si impamvu munshakaho ngo muzamfungire saro koko? Oya nye urumva se saro yawe twayifunga tukuziza iki gihe cyose wubahiriza amabwiriza y'isuku n'ibindi usabwa koko. Ndemera ko narangaye ariko ndaje mbishyiremo imbaraga pe. Nibutsa abakozi banjye ko bagomba kuvangura imyanda ibora n'itabora ku mugani wawe kugira ngo dutange umusaruro wacu mu kubungabunga ibidukikije. Kugira ngo se abantu bose bumvise akamaro ko gucunga neza imyanda ikomoka ku byo bakoresha mu ngo zabo cyangwa se mu bucuruzi bwabo, ibidukikije ntibyasugira bigasagamba natwe tukagira ubuzima bwiza. ukuntu ameze n'ukuntu murekera guseka undi mwana. Muzara ngwino hano. Niko muza bite byawe kusinzira mu ishuri hakiri mu gitondo? Sinarinze ko nasinziriye tica. Ntiwari ubizi nyine ariko ubonye ko abandi bana baguseka ko ngukoze ugashigukira hejuru. Mumbabarire sinari mbizi. None se urarwaye? Ntabwo ndwaye. Waba uraye se? No kurya n'inkari ntabyo ariko nyine iwacu nijoro ntawo waba yasinziriye. Nijoro ntimwasinziriye? Ni hafi ya buri gihe ahubwo ntitujya dusinzira kubera ko papa na mama barara batongana cyangwa bakanarwana. Ihangane muza. Maze hari n'igihe badusohora hanze muri iryo joro. Ubu se mushobora gukora umukoro wo mu rugo muba mwatahanye koko? Ntabwo byatworohera. Ibyo nkwigisha se byo urabyandika muza? Ndagerageza. Ngaho ugenda unzanira ikaye yawe ndebe. Muza, ibi ni ibiki koko? Iyi kaye ni ya ryarubu? Niyo nanditse mu mwaka ushize yaruzuye rero niyo mpamvu nanditse ku gifuniko cyayo. Bivuze ko nta n'ibikoresho by'ishuri babaguriye? Maze n'ikaramu niyo Mutoni wase yampaye kuko yari afite ebyiri habonetse ikaye imwe yonyine nyiharira akazehe. Ahubwo se nk'ubu ubuheruka kwiyuhagira ryari koko wa mwana we? Tugenda ngushakira ikaye imwe ariko iby'ababyeyi banyu nibyo kwigwaho. Murakoze kumpa ikaye tica ariko rwose mu byigiye ikibazo cyacu gitemuke. Nawe se abantu barohereza abana ku ishuri nta bikoresho nta suku habe no kubogoshesha koko? Kumva nasuherewe se kandi ukaba wambaye ikoti nk'iryo umuntu ugiye kurariza mu kumanywa urwaye iki? Ntabwo ndwaye ariko ibibazo rwose nigeza hari ndimuka ku buryo ari wowe nagira mama. Ngiyewe nyirabazungu Kiremesi yase? Ni ukuri nutanabara rwose uzajya kumva wumve bamfashe ku gakana. Bande se kandi? Abafite amadeni mama baraye bari bume n'agahanga pe. Uraseka se ubwo urumva bisekeje koko?
uracyaseka niko se karemera mwana wanjye ni wowe uje kundirira koko none se njye kurira nde wundi koko mama amadeni ubukwe bwasigiye amereye nabi pe sinakugiriye inama ukananira ukumvira umugore wawe agutegekaga gukora ibyo ashaka byose ngo ubimukorere wowe se ugezeyo wasanze batatwiteguye neza koko mama ntibatwakire neza none ko iryo raha ry'umunsi umwe se mwaririye murarizwa n'iki mama ni ukuri ndakwinginze gira icyo umfasha rwose ibyo nakoze birahagije kareme nakoze ibyo nagombaga gukora ahasigaye mu bajye mwifasha we n'umugore wawe mama uba ufite abana bangahe ku buryo rwose umubwira ngo mbage nifashe kuba ari wowe mfite ntibivuze ko ugomba kunyunyuza imitsi kareme nagufashije ibyo nari nshoboye nawe ubwawe urabizi ko nabigufashije ariko ndacyagukeneye kandi iteka ryose umwana akenera umubyeyi nkugiriye inama rero ahubwo wabwira uriya mugore wawe akagabanya ubunebwe no kwirirwa yota izuba nk'umuserebanya cyangwa icyugu agakura amaboko mu mufuka agakora gusa ibyo ngibyo bihuriye kuko aho bihuriye ni uko ubu abandi bahinze ubu bagiye kubagara agaramye hariya kandi ejo cyangwa ejo bundi muzakenera kurya aho wenda wabona muzetetana ibyiba ngo muje kwa nyirabazungu abaha ibyo murya abaha ibyo muteka kandi igihe nakoraga umwamikazi yarotaga izuba hirirwa bungana agasonga bugari mu mbuga akurikiraho ryimukiye ariko umutima w'umuntu wagiraga wagiye mana yanjye kubona umuntu urwaye ukavuga ngo ni ubunebwe koko none yararembye none ngo ni umunebwe arwara iki igihe cy'ihinga nibagara muzajya murwara ikisarura nikigera muzana ibyibo ni ukuri ko Imana umugore wanjye ararwaye mama maze agatsinda yarakurindagije ntushobora kubona ukuri uriya mugore ararwaye cyangwa ni ukugamika ngo agaragaze ko ari umugore w'isezerano noneho ntacyo nazana namubwira da alo wakongereye ijwi ko ntakumva neza mama n'ubu ntunyumva reya ndakumvise noneho umeze neza se ko numva nta morari ufite niko mukobwa umeze neza ari wowe ndaho meze neza nari mvuye ku kazi mba nirambitseho gato niko se reya ufite ikihe kibazo koko wa mwana we ako simeruka tuvugana nkakubwira ko nta kibazo mfite mama reka ubu njye na so dufitanye ikibazo gikomeye kandi byose ni ukubera wowe ngo iki wowe na papa murapfa iki se kandi nta mpamvu n'imwe ifatika wampaye isobanura impamvu utaje mu biruhuko rwose impamvu y'akazi se ntifatika koko mama reka tuvuge koko muri ibyo biruhuko utabonetse kubera gahunda nzamura bushobozi mwari murimo naho birangiriye se murigisha kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru oya mu biruhuko se ubwo mwarigishaga mukageza ku cyumweru ntitwagezaga ku cyumweru ariko muri wikendi nibwo umuntu aba akeneye gukora uturimo tw'isuku mu rugo rwe no gutegura amasomo azigisha mu kindi cyumweru rero mwana wanjye ko abandi barimu bigisha ahandi baje n'iwabo mu biruhuko ari naho sahera ambwira ko hari igihe waguciye mu rugo iwanyu urabura ikinguzi umure mu isoni koko papa aravuga ngo wanciye mu rugo gute se kuko ari igihe wagushyigikiye igihe washakaga akazi kure y'iwanyu none se nari nakabonye hafi aho ndakanga koko mama none se ubwo kuki utagerageza ngo uze byibura muri wikendi reya ni ukuri si ibintu byoroshye pe mwihangane nzaza mu biruhuko bya noheli n'ubunani yego icyo gihe cyose reya ariko uguze igihe rero ukiri no hangaha mwana wa ndabizi ko ari kera ariko nta n'impamvu yihutirwa ihanzana aha nyamara ishyamba si ryeru reya ko ntawe uhisha wahishaho wambwiye niba baraguteye inda cyangwa se ukaba warishingiye nkabimenya mwana wanjye ego ubwo nk'ibyo uba ubitekereje ute koko mama reya ntiyorohewe uyu mubyeyi yatewe n'iki kumukeka amababa naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha